nitwicara tuvuga twisanga mu bihugu 200 mu bihugu 150 bya nyuma bitari bifite abaturage batishimye, ntabwo ari uko ari igihugu kiyobowe nabi, oya, ahubwo n'abantu mu nyungu zabo bagiye bacomorera leta bagashyiraho amategeko n'amabwiriza asenya umuturage aho kumwubaka, kandi icyo baba baramuhereye akazi ari ukubaka umuturage. Yego igihugu gishobora kuba tubona kiri gutumbagira mu iterambere, ariko sibyo bishobora kuguhuma amaso ku buryo ibyo ntibikaduhuma amaso ngo twumve ko biri buze gukurura ibyishimo nyuma yo kuzamura rya terambere ry'igihugu rishingiye ku nyubako, ku bikorwa remezo, ngo hari n'uburyo ugomba kwibuka burya gusanga bene gihugu ukabageraho neza kugira ngo wumve ese ikibashimisha ni ikihe, ibyishimo barabikura hehe, byibuze no kugaruka kuho twe dushakira ibyishimo muri aka kanya. Turacyafite rero ikibazo muri education yacu, turigisha mu buryo bwo kwicara mu biro, ariko ntago twigisha gukereya bya biro, ari naho hari ikibazo gikomeye cyane tugomba guhangana nacyo byanze. Reka nongere ngusuhuze wowe ukunda ikiganiro Kwibuka by'ukuri. Ndi Joseph Iradukunda, ndi kumwe na mugenzi wanjye Semugeshi Bayingana nagusuhuje. Ndagushimiye cyane Joseph. Reka mbasuhuze rero abakunzi ba Ibuga Global Prime, by'umwihariko muri iki kiganiro twinjiye muri biri kuvugwa. U Rwanda n'u Burundi ntibyagaragaye mu bihugu 147 bigaragaramo ibyishimo, bivuga ngo agahinda kari gushira akandi ari bagara. Dukurikije raporo ziri kugenda zitangwa, natwe tugiye kugarukaho muri aka kanya. Wavuga uti niki kibitera? Reka nkubwire icyo bavuze bwana Semugeshi. Hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu biyaga bigari, urubyiruko ngo rukomeje guhangana n'ibibazo bishingiye ku bushomeri, ibyifuzo byo kujya gushaka ubuzima mu bihugu by'amahanga batekereza ko ari boho babaho neza kurenza, ariko kandi hakanavugwa ko urubyiruko muri ibi bihugu byacu rukomeje guhangwa n'ibibazo bishingiye ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, harimo kunywa inzoga z'umurengera ndetse n'ibyo biyobyabwenge byose twavugaga bikomeza kubatera amadepression ashyira ku ndwara zo mu mutwe, ku buryo nabyo za guverinoma zigomba kubyitaho. Ariko kandi bakanavuga ngo ibi bikorwa remezo tubona, iterambere ry'ibihugu nta hantu riba rihuriye n'imibereho myiza y'abaturage, ari niyo mpamvu twibuze ku rutonde rw'ibihugu 147 byose ku isi mu bihugu bigaragaramo ibyishimo. Ni kuri uyu munsi rero ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi yizihiza umunsi mukuru wahariwe ibyishimo, ibihugu bigaragaramo ibyishimo ku isi. Ni umunsi watangijwe muri 2012 n'umuryango w'abibumbye w'ibihugu Loni. Umunsi rero akaba ari ingaruka mwaka, ariko Burundi n'u Rwanda ntitwaje kwisanga. Bayingana rero imibare sinzi icyo igaragaza, gusa twese turasoma twanabibonye, ariko kandi ibyo nayo nkubwiye nibyo ngibyo abakoze uru rutonde ndetse n'ubushakashatsi bashingiyeho bavuga ko twebwe tukiri mu bihugu byanyuma iyo kure, ibihugu bitarangwamo ibyishimo. Kubera iki ingamba nk'izi ngizi cyangwa se ishusho nk'ingi yagaragazwa? Urakoze cyane Joseph. Ni urutonde rwashyizwe hanze na kaminuza Oxford, ariko muri departement yabo ishinzwe ibijyanye n'imibereho myiza nibo basuye runo rutonde ku munsi nk'uyu tariki 20 Werurwe, n'umunsi nyine mpuzamahanga wahariwe ibyishimo. Ariko mbere y'uko wenda twinjira mu gishobora gutuma ibihugu abaturage babyo batishima, tutanarebeye ku iterambere cyangwa se ibindi bikorwa bijya mbere mu gihugu, hari Audacity, hari ikintu narabasha kumva sofa uburyo raporo nk'iyi itegurwa na Oxford ishobora kugenderwaho cyangwa se ikagirwa ukuri. Rimwe na rimwe unasanga n'ibi bihugu byacu baba bataruhereje abo bahanga babo cyangwa se abashakashatsi babo batarageze mu bihugu byacu, ugasanga ni imibare bakoreye iyo ngiyo, ariko kandi yajya hanze ugasanga yahawe agaciro. Ari nayo mpamvu turi kubivugaho kuri ubu ngubu. Nago rero ibiri muri ino mibare nyirizina aricyo babisobanuye ako kanya, ariko ku rugero runaka hari biba byagendeweho. Nago iyo batangaje ngo Finland nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage bishimye mu isi, si itegeko. Na nubwo mu by'ukuri unarebye neza wasanga Finland ari nayo ya mbere.
ariko noneho ukurikije urutonde nuko ibyo bagenderaho wenda nibyo bituma bagirira Finland ya mbere. So bimwe rero mu bigenderwaho tunagaruka impamvu u Rwanda n'u Burundi mu bihugu 147 byashyizwe hanze tutarimo, hari byinshi bigenderwaho kuko birunganirana mu bipimo bavuga ko baba barashingiweho, hashingirwa ku gipimo kiri hagati ya 0 n'10 aho umuntu yivugira ku giti cye uko abona ubuzima bwe muri rusange. bivuga ngo nshobora kukuganiriza we bwana Semugeshi, ushobora kunganiriza nkanjye Joseph, akubwira nti ngiye nkurikije ibyo mbona ubuzima bwanjye buhagaze gutya, nshobora kuba ntishimye, ari naho bahera bavuga bati yego igihugu gishobora kuba tubona kiri gutumba bagira mu iterambere, ariko sibyo bishobora kuguhuma amaso ku buryo ibyo ntibikaduhuma amaso ngo twumve ko biri buze gukurura ibyishimo nyuma yo kuzamura ryaterambere ry'igihugu rishingiye ku nyubako, ku bikorwa remezo. ngo hari n'uburyo ugomba kwibuka burya gusanga bene gihugu ukabageraho neza kugira ngo wumve ese ikibashimisha ni ikihe, ibyishimo barabikura hehe. Byibuze no kugaruka kuho twe dushakira ibyishimo muri aka kanya nyuma yuko wari ugiye kutubwira ikigeranyo cyawe cyangwa se imboni yawe. Izo factor nzo naringiye kutaninjiriraho, nago mu by'ukuri iterambere igihugu cyagira nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Ubushinwa, ibyo bihugu bifite ubukungu bwa mbere kurusha ibindi, ariko ntago ari cyo cya mbere. Uranasanga no muri top 10 ntago Ubushinwa buri nabo ntibari hafi. Igihugu mu Buhinde kugeza ubu cya kane gikize mu isi, nacyo uragisanga mu bihugu bya nyuma bifite abaturage batishimye. So ibigenderwaho ni iki? Hari ukureba icyitwa life expectancy, ni ukuvuga ngo ni ikigero cy'imyaka umuturage ashobora kubaho ku bagore n'abagabo. Ibyo ni icyambere kibererwaho. Icya kabiri ni ikijyanye na employment rate, ese mu bihugu ubushobozi bijyanye akazi karaboneka neza, ni icyizere cy'ubuzima. Icyizere cy'ubuzima cyo ni cyambere. Noneho tunarebe job creation, ese imirimo iraboneka. Imirimo iraboneka, irabahangwa, ikanabonwa na bose na benshi, kuko iki ngiki akenshi usanga ari nacyo kigira ingaruka aho ibihugu byinshi bya Afurika kuba urubyiruko mu by'ukuri udafite imirimo, ugasanga rero binavamo ku mugani kwishora mu biyobyabwenge se, agahinda gakabije, no gutekereza ku social media zaranabyangije cyane. Urabona ubuzima bw'umwana uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umuntu ufite imyaka mungana, kumva ari kuvuga ko afite business ya miliyoni 20, wowe aho ngaho n'umuntu wakaka inote ya 5 gagutunga ngo uyibone. So ibyo byose rero bikagenda bikakwangiza, ugasanga byabijyanye n'ibyishimo biri kubura, ahubwo uri kumva wajya kubishakira mu biyobyabwenge. Imibare rero twigarukiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, raporo zigaragaza ko hagati ya 60 na 70% by'abanyarwanda muri rusange turi munsi y'imyaka 30. Nicyo kigero nanjye nyirimo, reka mvuge nanjye nishyizemo. Ibyo rero bituma muri rusange igihugu urebye muri rusange n'urubyiruko, hafi 70% by'abanyarwanda n'urubyiruko. Nayo mpamvu sa guverinoma yacu igerageza imishinga yose akenshi uzasanga irebera urubyiruko, kuko ni rwo Rwanda rw'ejo, nibo benshi ukurikije n'abakuru dufite kugeza kuri ubu ngubu. Niba rero employment rate hano mu Rwanda twebwe idashobora kurenga 15% by'abafite imirimo, ubwo bivuze ko cya gice gisigaye cy'abanyarwanda mu by'ukuri nyine n'abashomeri. Uriko rwese urashaka imirimo niba turi hagati ya 60 na 70%, ugasanga noneho ku isoko ry'umurimo 15-20% nibo bashobora kubona imirimo mu buryo buhoraho, kuko usanga benshi cya 40-50 gutyo nta mirimo bafite. Uwo muntu rero nukurikiza bya bipimo bikorwa n'iyi kaminuza, nabonye babyita ngo ni bari World Happiness Reports, niko yitwa. Iyo report nikiza yitwa hanyuma igakorwa na Oxford muri departement yabishinzwe imibereho myiza. Ibyo ubwabyo reta bisobanura impamvu bino bihugu byacu bishobora kwisanga aho ngaho. Icya kabiri, iyo urebye tuvuye muri job creation, tunarebe se urubyiruko education, ireme ry'uburezi rishobora gutanga. Ubushize tugenderera akarere ka Kamonyi ibuga Global Prime, hari bamwe mu bo twagane b'urubyiruko dusanze bikinira amakarita aho bita ku Gasima. Urakoze cyane. Nari wa mugani nashaka kubisasira muri ubu buryo dushobora kwicara gutya nko kwibuga by'ukuri. Ikiganiro twahisemo kuganira tukasasa inzobe, tukavuga ukuri kw'ibintu uko biteye, dushingiye ku buzima igihugu cyacu kiba kirimo, natwe ubwacu tukirimo, ubuzima tuba tubayemo, ubuzima
ubuzima abajene bacu bakwiye kubamo. Ushobora kutureba ukavuga uti se bari abagabo kuki bicaye bavuga ngo mu Rwanda ntitwishimye, ariko kandi iterambere nk'uko wari umaze kubivuga, ibikorwa remezo ibyo tubona nibyo politike nziza ihamye ituma igihugu cyakiserera cyane cyangwa se kijya ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru mu buryo bw'iterambere. Ubwabyo ntibiba bihagije ko byarema ibyishimo, kuko iyi kaminuza ya Oxford wenda Joseph tararenga aho ngaho nyemerera mvugiye wari ubivuze mu biganiro duherutse gukora ihangane ndahita ka statement wari umaze kubikomoza uvuga ko kaminuza ya Oxford n'ubundi ikigenderaho ari ukureba umuntu ubwe akubwira imbamutima ze z'uburyo abayeho. Mu by'ukuri ushobora kubona ibishashagirana bihari unabirebesha amaso, ariko se wowe uruhare rwawe muri ibyo ngibyo nuruhe? Waruvuze rero ku basore twaganiriye bwo twakoreraga urugendo Kamonyi, ku ruhanga bw'ibyuma batwemerere badushyiriremo aya majwi yabo. Twebwe ubwacu akazi si uko tuba tutazi icyo twakora nacyo cyaduteza imbere, ahubwo ubushobozi ntabwo tuba dufite bwo gutangira iyo mirimo, gutangira fondasiyo ntayo tuba dufite. Yego. Ni iki urubyiruko hano muri rusange usanga bahugiyemo mu buryo rusange? Ntacyo bahugira ku kise kandi nta kazi, ahubwo si uwo mushinga twawiga wo twawerekana. Yego, urumva uko aba basore babivuga. Ngira ngo waheraho ngaho ukurikije icyo abantu bari kuvuga muri rusange, ubona ko haracyarimo ikibazo ku bijyanye n'umurimo, harimo ikibazo to be honest. None ibyo ngibyo ngira ngo iyo urebye ireme nashaka guhuza kuboneka kw'imirimo kuyihanga n'ireme ry'uburezi, usanga abantu kugeza kuri ubu ngubu basigaye bafata education nka hari scam. Umuntu avuga ati ubundi ndiga ngo bimara iki? Ugasanga n'ababyeyi, umubyeyi kera yoherezaga umwana ku ishuri, n'amateka tujya tubwirwa n'ababyeyi batubyaye. Kera umwana yoherezaga umwana ku ishuri akaba afite icyizere ko uwo mwana nasoze ishuri direct, bisobanuye ko nyine ni icyubahiro cy'umuryango first of all, ariko bwa kabiri bivuze ko noneho nawe agiye kubaho cyangwa se agiye kubona uburyo ashobora kwitunga. Ahangaha dufite urugero rw'abantu basoje za kaminuza bakibi wabo, bakigaburirwa n'iwabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ushobora kuvuga uti wenda icyo ni ikibazo cy'umuntu ku ruhande rwe, kuba wenda ataragerageje gushaka kwa creya cyangwa se nk'umuntu nyine ufite university ahubwo atanga umusanzu mu bandi banyarwanda, ariko ukirengagiza ko uburezi, ireme ry'uburezi ntago uburezi turi kwakira sofa, tubwizanye ukuri, ntago ari uburezi butuma umwana agira iyo mentality yo kugira icyarema, ahubwo n'uburezi busa nkaho buri kurema mu mwana kuba umukozi w'abantu. Urakoze cyane ukomeje kuri icyo kintu Semugeshi, bituma ntekereza ku burezi dufite muri iki gihe ndetse n'uburyo tubukoramo. Yego, turi igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, ariko kandi dushaka kubaka duhereye from the scratch. Turishimira ko education yacu yabaye for all, igera kuri bose, well and good. Ariko Ubushinwa aho bugeze ahangaha, ntekereza ko atari imyaka myinshi cyane dukunda kubigarukaho ahangaha mu bindi biganiro bitandukanye. Ariko nkibaza umuntu watekerereje u Rwanda, abanyarwanda, uburezi kuri bose, yigeze atekereza ahubwo uburezi bubavana naho bubajyana. Mu by'ukuri unyemereye naguha ishusho yuko mbona ibintu ko bihagaze. Nta kibazo rwose. Wowe Semugeshi nanjye Joseph ndetse n'abadukomokaho n'abarumuna bacu turi kwiga, twigira kuzicara mu biro. Ariko icyo tutajya twicara ngo twibaze ngo twikebuke, ese ibyo biro twese turabifite? Uricara umwana guhera muri 9 kuzamuka kugera muri kaminuza, tubona ibihumbi n'ibihumbi muri kaminuza zitandukanye baba bari gutera ingofero hejuru cyane, buri mwaka graduatinga bakoze graduation. Ariko se aho uri kubohereza mu by'ukuri harahari? Nituvuga job creation tujye twicara tunikebuke tuvuga ese bwa burezi twatanze mu by'ukuri, wowe wicaye mu biro Semugeshi akakanya usigaje imyaka ingahe ngo ujye muri retirement? Buri mwaka nimba harangiza ibihumbi 300 and above barangije muri kaminuza, bose baguhanze ijisho kugira ngo uzave muri uwo mwanya bawicaremo. Icyambere iyo bureaucracy, ibyo biro dufite ni bikeya, ababirimo natwe ntiturasaza ntago turapfa. Turanashimira leta y'u Rwanda kuko byibuze yazamuye life expectancy, icyizere cyo kubaho. Ubwo nuvuga ngo racyafite indi myaka hejuru ya 40 yo kuguma ukiri muri ibyo biro. Uzagusimbura wavuye muri kaminuza azagutegereza ya myaka 40. Ese nyuma yaho nimba uvuyemo nawe akicaramo undi uzamutegereza igihe kingana iki? Turacyafite rero ikibazo muri education yacu. Turigisha mu buryo bwo kwicara mu biro, ariko ntago twigisha gukereya bya biro.
ari naho hari ikibazo Reka gikomeye mbivuge muri iyi cyane statement. tugomba guhangana nacyo byanze nyemerera mbivuge muri iyi statement. yego Our education system is prioritizing quantity over quality. ni ukuvuga ngo uburezi bwacu buraha agaciro ingano ariko y'abarangiza ntago turi gutekereza Ariko kuri se quality ku cyo barangizanyije umuntu ayirangizanyije. Yewe nize muri babyita 9 and 12 basic education. ni ukuvuga ngo gahunda ya leta y'imyaka 9 na 12 bitewe nuko some family issues ku ruhande kuko nari natsinze. Yego wize muri basic nize muri basic gusa nari natsinze ngomba kujya muri boarding ariko murabizi nago ubuzima nyine nicyo byansabye. murabona ko uyu mugabo yarahatanye cyane ko yicaye muri office nicyo byansabye. Simamya ko buriya ntabwo ajya yicara ntabwo ahumeka mu gusoma ndetse no gukomeza kwidokimanta kugira ngo ahangane n'aba bandi biciye mu biro. nicyo ubuzima bwanyoriyansemo. ndashimira na leta ko yashyizeho ayo mashuri kuko iyo ataza kuba hari ari kwicara bikaba birarangiye. So ikintu gihari turiya 6 wasangaga hari abana twigana bigora gukora statement y'icyongereza. Ugasanga umuntu nubwo azi ibihe by'inshinga arashaka kuvuga ibintu muri present ugasanga ari kuvanga future na past. Akashyiramo past cyangwa se yajya kuvuga future uvuga ngo nazi ngo indagihe inzagihe n'imitagihe mu cyongereza byitwa present past and future. Ntabwo ashobora gukora interuro ngiza ari interuro nyine yumvikanisha ubutumwa ashaka gutanga. Uwo muntu ari muri S6. Uwo muntu arasohotse ni high school graduate. Uwo muntu uramwe expectaho iki hano hanze ukiri aho ngaho mu by'ukuri ntacyo usibye ubwo bumenyi navuga ko nabwo buri office oriented ariko iyo tugiye kwigisha n'ubundi ntabwo twese tuzicara ngo tube abapolitisiye, ntabwo twese tuzicara ngo tube abantu bicara mu nteko ishinga amategeko dutekerereza abandi, kuko ni umubare mutoya kandi nawo ubaze kandi utorwa n'imbaga nyamwinshi y'abenegihugu. Impamvu rero dushobora kwicara ntitwishime, mwumvishe amajwi y'abari abajene twaganiriye uburyo akubwira nari kwiga njyahe nari gukora iki, this time around aricara aribwo ashaka akazi gashingiye ku byo amaboko ye ashobora kumuha cyangwa se n'ubwenge bwe bishobora kumuha. Ariko iki kintu cyo kuba ari gushakisha akazi yakoresha amaboko ye yo tuza kucyameliyora, yo tuza kugiha imbaraga muri ya mashuri dutanga. Kuki wajya kubaka uri umufundi utarabyize mu ishuri? Kuki wakumva ko hari imirimo y'amaboko, kubaka intebe, kuzisena, kuzikata, kuki utabitekererezwa ukiri mutoya nimba bakubonamo nk'iyo mpano? Ukigishwa gushushanya trigonometry, ukigishwa ibinyampande, ibintu nk'ibyo byo gukadira no gushushanya kariho abantu bahera barema mu mirimo y'amaboko. Niyo twakagombye kuba dushingira uburezi bwacu, ariko kubera ko twamaze gutozwa kwinjira twese mu ishuri tukajyamo dutozwa kuba abanyabiro kurenza uko dutozwa kuvamo ngo dukore icyo dushoboye. Njye buriya ndi n'umuyoboke Joseph, reka nyemerera mvuge kano kantu narakibagirwa. Buriya izi reports zishyirwa hanze, dufite za kaminuza nyinshi hano mu gihugu. Ubu bushakashatsi turindira ngo bakana kabasohore, dufite ba professor, dufite ba doctor. Kukizi kaminuza zacu ubundi zidakora ngo zishake ubu bushakashatsi bunashyirwe hanze binyuzwe mu maradiyo y'amateleviziyo. Izi raporo dutegereza ko dukorwa n'imiryango mpuzamahanga, twicaye tuvuga twakwiye kuba tuzikorera, sibyo? Ireberera kaminuza. Impamvu ibya Oxford bishobora kwemerwa nuko kaminuza y'u Rwanda itakoze iyo reporting ishyira hanze nayo itwumvisha. Ntabwo dukeneye ko mujya yenda nta means dufite zatuma umenya imibereho y'ibindi bihugu, ariko se wowe wicaye mbere yuko ubuzima bw'igihugu do stalking ikamenya ko hari urubyiruko rutishimye kubera ko hamwe n'ikoranabuhanga ryaje batangiye kubona ibyo bashobora kubikora nka robbing. Ndabona umukobwa waguze Barabas ya miliyoni 300 kandi nanjye turi mu kigero kimwe, ndi umukobwa yenda atangiye kuvuga come on, yayabonye gute, yarize, ariko kugaragariza aho yakuye amafaranga yo kugura Barabas ya miliyoni 400 kandi nawe ukeneye kuba kuri ubwo buzima kuko iyi internet iri kuzira twe expose. Ukabona umusore nka se mugesha utangiye kukubwira ngo yize muri 9 basic of education, yicaye kwibuga Global Prime, hameze gutya nk'uko habona wowe mwiganye wamubonye utagiye guteza
why not me kuki nge nticaye hariya numara kubitekereza kandi udafite ubushobozi bwo kubyafodinga kuko nawe hari izindi nzira wanyuzemo kugira ngo byose ubugeze ahangaha twabyita kwihiringa twese ntabwo tuzihiringa kuko tutabitojwe umwana arivukira ubwo rero ngo natangira gutekereza gutya bati come on nimba mbiburiye ahangaha reka ntangire kujya gushakira amahirwe ari njye muri Amerika njya ahandi usange bagiye kunsubiza muri Oman bitangire bimpetire kuko sinigeze ntegurwa hahandi ku muco hahandi cyo narishoboye cyari mu byo nabyo twari kuvugaho hanarebwa nanone n'ubushake bw'urubyiruko mu kuba batanga amaboko ngo bubake igihugu niba iyo urebye nyirango nuko wenda Trump muri manda ye ya kabiri asa nk'uyabizambije bijyanye no gukina amahirwe ya green card bigahagarara ariko wasangaga mu gihe cya green card nta muntu n'umwe w'urubyiruko wasangaga atari kuvuga ngo reka na applying ndebe ko nakemererwa kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndi kuvuga ibibera hani iwacu byonze izi mpamvu babigenzaga gutyo nuko yamaraga kureba uburyo yatojwe akabona ubwabyo ubuzima ntiburi gushoboka muri Amerika muri ibyo bihugu byateye imbere bivugwa ko imirimo y'amaboko ihembwa amafaranga menshi niko bivugwa yenda reka tuvuge ko ari nabyo ariko uwo gukora amafaranga menshi uraba umukrina akazi navuga ko tugifata nkako mu rwego rwo hasi hano mu gihugu iwacu amafaranga make bakakubwira ko ugiye hanze ukagakora ubwabyo wakinjiza amadolari menshi ariko ukibagirwa ko mu kujya kuyinjiza uzaba usabwa cost yo ku rwego rwo hejuru kuko n'ibyo uhaha nabyo biri ku rwego rwo hejuru ukavuga uti ngeze hariya nkayabona nkagaruka nabaho neza nuko uri kubitekereza ntabwo twigeze turema abantu babasha gukorana bya bindi tuvuga ko biciriritse nabyo babiha agaciro ku buryo tuzakenera ahubwo abaza kubikora natwe tubahemba ibyo rero bishingira he nawe aka kanya turi gushima Ubushinwa kubera aho bwahereye mu myaka mike ishize batangira kwiga kuzamukira ku byo bakoze nka gakondo so twaze tuganira tuvuga duti how comes ko umunyarwanda ari kunywa urwagwa rukamutukuza imisatsi nyamara badata barabayeho benga mu buryo bwabo bafite icyo nakita uruganda mu rugo baproducinga mu buryo buri lokali urwagwa n'umutobe umwana akarya umuneke tukabona ifumbire y'imborera ariko ibyo ngibyo ya politike navuga idahuriweho y'abantu bashaka kwirira ku giti cyabo yaraje isenya rwa ruganda rwo mu rugo bumvikanje ko muzajya mubihuriza ku ruganda rumwe rwaje rwahawe amahirwe from nowhere barangiza bica rwa ruganda rwo mu rugo nyamara byari byoroshye ko abanyarwanda bahuriza hamwe ugatangira wenga leta ikakwereka uburyo uri bwa miliyoni uri bushyiremo agasuku tukazamura wa mutobe wacu ukagera ku rundi rwego rwo hejuru dukoresheje ibyuma bikomeye kugira ngo ujye ubibona mu Bushinwa cyangwa se mu bihugu nk'Ubuhinde iyo bagiye gukamura ibisheke baba bari gukoresha ibintu by'ibiti bizungu bizenguruka ayo ni gakondo bavuye yenda kubita gutya n'ibiti bagatekereza ikintu cy'igiti bacomekanya ikizajya gikaragwa n'ikimasa urumva iyo ni development industriel nuko n'inganda zagiye zizamuka ko twahereye ku modoka ikururwa none ubu tugeze ku modoka yitwara natwe rero twasabwaga guhera hariya kuri uriya muvure ukaba utari umuvure ukaba none ari umuvure wubatse n'isima tukazava kuri wa muvure wubatse n'isima ukaba usiza akarangi ukuntu mu buryo bugezweho kandi wengeshwa ubundi buryo bugezweho rwarwaga tukaruzamura ariko this time around urenga urwagwa rukitwa igikwangari rukamenwa nta warupimye utaneretswe uburyo wakwifashira muri ubwo buryo ari naho turi gukura bari abantu bose bavuga bati imirimo twarayiyice ari yacu ntitwize uburyo bwo kuyitunganya na kaminuza wavugaga zihari ubu tuvuga ngo ziri kwiga nta nimwe ibasha gukora ubushakashatsi bwite ubuzima twe abacu babayemo twazamura igihugu cyacu duhereye hasi mu buhe buryo nihe hashyirwa imbaraga ngo ubwo bushakashatsi bukorwe nk'uko babivugaga bumurikwe buza busubiza ibibazo by'abantu bacu guhera hasi igihugu kikazamuka gutyo niho hazava bya byishimo ibyo hanini nibyo nyine bigaruka bikareba kuri bwa bushake ndetse na bya byishimo bitari mu bantu turi kugeza kureba mu nguni zose ese ibigarukwaho bipimirwaho twiwacu bihagaze biti ikindi mu bipimirwaho ariko wenda kuki warukomojeho gato nekereza ko ubu nakuriye mu cyaro ngewe kwenga mu rugo abantu barenga urugo rwose bafite urutoki mushobora kwenga mukanatumira abantu ariko wenda icyo warukomojeho ni izi business zikorwa n'abantu umuntu akaba yavuga ati ndi ku gasantre wenda ngiye gupima urwo rwagwa ndugurisha abantu hari ababikora by'amakosa Joseph
hari abikora by'amakosa ugasanga hari imisemburo bavangavanze ndetse nawe kuko warebesha amaso ukabona ko byagize ingaruka ku babinyweye. Ibyo rero bikaza bikagira impact no kuri wa wundi wabikoze mu buryo bwiza, ahubwo akwiye kuzamo ubushishozi no kureba no kwitegereza kuko bose babikora kimwe. Utaza kunkubitisha Semugeshi, uri muto utari gito, nturi na muto wo guta umutsima, unyemerere nkubwire uko politike yo guca urutoki yatangiye. Mu by'ukuri yari politike nziza, yahereye kuri land use consolidation, abadukurikiye barabizi, guhuza ubutaka ngo bukorerweho ikintu kimwe ariko kibyara umusaruro. Mu by'ukuri ubwabyo ntibyari bibi, ariko hajemo indi politike yo guteza imbere inganda. Byabaye ngombwa ko abantu batangira ku applyinga mu nyungu zabo. Umuntu akaza akakubwira ngo mu karere ka Gatsibo nabonye bafite urutoki, mu amahirwe mu ibyangombwa by'ingiye guhashinga uruganda rwo gukora umutobe. Urwo ni urugero. Urwo ruganda rwagiye ruhabwa ibyangombwa, ntazi urugero Gatsibo ariko na za Rusizi wabihasanga. Hatangiye gahunda yo kubwira abantu tujye mu nganda. Haje gahunda nziza yavugaga ko uru rugo rugomba kugira uruganda. Ababyumva mu nyungu zabo ntibyiswe uruganda mu rugo, rwiswe uruganda mu murenge cyangwa se mu karere. Rwa ruganda ruhawe ibyangombwa, ariko ibyangombwa navuga ko bitujuje ubuziranenge nubwo bitangwa mu buryo bwujuje ubuziranenge. Uruganda kugira ngo rushingwe, ngira ngo tujya turebera urugero kuri Sina Gerard, uruganda rugomba guhabwa icyangombwa rukwereka production izava hehe. Ese kuje kwenga ibitoki uzenga ibitoki bivuye hehe? Most of izo nganda zagiye zihabwa ibyangombwa, bakaza bagiye muri production y'ifu igezweho batakweretse aho bazakura imyumbati. Icyo gihe bituma abaturage bajya ku gitutu cyo kuba ntimuzongere kwenga gutya, mujye mufata ibyo bitoki byanyu mujye kubigemura ku ruganda. Ariko biraza gushira umuturage utamurebereye nuko bigenda. Ubu ngubu turavuga uruganda rwa Kinazi, nshobora kuvuga ko rutagihari kuko ari ifu ya Kinazi kubona amasoko nayikihari. Imyumbati bakoragamo Kinazi yarashize, haza n'ibintu byo gutubura imbuto nabyo bitizwe neza, none ubu bikenesheje abaturage. Ibitoki abaturage bagiye babikuraho bajya kujyana ku ruganda, ukamuha 500 atari buramuke, wibuka ko yezaga igitoki cye akakenga, umwana akarya umuneke, umwana akarya umutobe, hakanasigara n'ifumbire y'imborera ijya gusapotinga imirima ye mu iye atanzwe ahinga, hakabaho ibihingwa ngandurarugo kandi bitunze umuryango. Ariko twagiye twisenyera bishingiye kuri izo nganda zahawe ibyangombwa mu buryo navuga ko budakosoye neza, birangira ari inganda zisenyutse zinasenya umuturage. Ubu ngubu niyo mpamvu uzabona saa sita yo zigeze buri muturage yirukankana kade ajya kuri botike. Ariko se kuri botike no basarurira, uribuka icyo Dr. Bihira aherutse kutubwira mu kiganiro cyashize? Ngibyo ibihari wibisiga amavuta, kuko iyo bimaze kwangirika gutyo, ikintu usigara uhanganye nacyo ni umuturage wabuze uko ari bubigenze, akisanga muri ya makosa yo kwenga ibintu nawe atazi ubwoko bwabyo. Igitoki ntago kigifite, arabona kimwe kuko umusaruro uruganda rwarawe rumaze rurangije, ntirwanamufasha guproducing ibindi, guhinga ibindi mu buryo bugezweho kandi butanga umusaruro mwinshi. Arabona igitoki kimwe agashyiramo amatafari, agashyiramo isukari, agashyiramo, akajya kubigurisha kuko nyine ari gushaka amarenza munsi. Ariko ntago ureba ikosa ryako kanya, ikosa ryakozwe mbere muri babandi batanze ibyangombwa, bakazana inganda aho zidakwiye, inganda zije gusahura kurenza uko zije gufasha umuturage kwiteza imbere. Ngaho ruzingiye nitwicara tuvuga twisanga mu bihugu 200, mu bihugu 120 bya nyuma bitari bifite abaturage batishimye, ntabwo ari uko ari igihugu kiyobowe nabi, oya, ahubwo n'abantu mu nyungu zabo bagiye bacomorera leta, bagashyiraho amategeko n'amabwiriza asenya umuturage aho kumwubaka, kandi icyo baba baramuhereye akazi ari ukubaka umuturage. Ngiki cyo turi guhangana nacyo. Uzasanga ubwo nari mbivugiye ko waruvuze ngo bamwe benga mu buryo nta buryo bwiza bwo kwenga, kuko nuwenga akakanya nta cyari kwenga. Uzagenda unyuzemo n'amaso uwakwere kubaza aho urwo rutoki ruri ntiwahabona. Icya kindi kimwuhanura waba uri kubigenza ukumbuye akagwa nyine ukavanga n'ibyo byose, kuko ubushobozi warabwambuye. Bantu rero mutureberera, nzego mutureberera, mwongere musubire ku muturage. Uruganda ruhabwa nawe, nta muntu uyobewe ifu ya Kinazi uko yari imeze, habonekaga imyumbati. Ariko ubu ngubu twagiye abaturage batuganije uburyo imyumbati bimeze, isigaye bahawe imbuto zibora. Bitewe n'iki?
barategereza ko RAB iza kubazanira imbuto nayo bagoronome basa n'abikorera indi mirimo batabaze neza cyangwa batapimye neza bikarangira ibaburanye rwa ruganda ruri aho ngaho rukabura matière première narwo rugafunga rwanafunze umuturage bikaba wasi uwo muturage azishima gute bizarangira ari kubona amahirwe atakira aho ngaho atuye gakondo ari kujya kwishakira he imahani. Urakoze cyane Joseph, ngira ngo ubisobanuye neza. Iyo nimwe mu yindi ngingo. Indi ngingo ni GDP per capita ireberwaho umuturage yinjiza iki ku mwaka. Ibyo byose rero n'ubundi bikajyana n'ubundi na ya mikorere kuko nyine babara ko winjije kuko gukora. Muri rusange umunyarwanda GDP per capita iracyari hasi, ubona ko nibura batwarira amadolari 1,050 ku mwaka n'amafaranga make ugereranyije, kuko nubwo tubarayo hari n'umuturage mu by'ukuri buriya urugendo duruze gukora nigiyemo byinshi. Hari umuturage ukubwira uti nshobora kumara ukwezi na n'ibihumbi 30 nakiriye ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Uwo muntu rero nujya kuvuga ngo ku mwaka yinjije igihumbi cy'idolari uraza kuba umurenganyije. So gusabira nyine nigereranya rusange rikorwa, ariko kandi ntabwo twakirenganya. Turacyari igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, ubwo umunsi ku munsi icyo twishimira no kuko umwaka utashye undukaza hari biba bihinduka. Ubwo bivuze ko mu myaka iri imbere ntabwo nanone twijyana za Norvège, ibihugu byubatse ubukungu kuva mu binyejana bya 18, ntabwo twakigereranya n'iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Ni ukureba step by step, ese ahubwo uko ibihe bihibindi hari gihinduka. Yes, kirahinduka, twishimira ibyo, dukuze n'imbaraga. Ikindi wenda kireberwaho ku bijyanye no kureba, ariko cyo ngira ngo twari dusa nkaho twagikomojeho, icy'umurimo n'ireme, education, huzite biva mu burezi bihura bite n'ibiri ku isoko ry'umurimo, byunganira gute ya mirimo iri guhanga ku isoko, abantu barabihuza bate. So ibyo byose rero ngira ngo ni inyungu twakomoje Joseph. Twayikomojeho, ariko dusoza nakubwira ko mu karere n'ubundi yego raporo zizakorwa, bazavuga ko abantu batishimye, ariko kandi nanone ntiwagenda ngo ubure abishimye kuko abantu bari mu byiciro bitandukanye. Nakubwira ko se mugeshi ubu ngubu umunezero wo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no muri biyaga bigari, izi raporo zigaragaza ko ugishingiye ku kwizerana, kuba wanyizera naye nka kwizera. Niyo mpamvu ubona za Rambere gufashanya kw'abaturage bibina, bakavuga ko n'ubundi usibye ku kwizerana gusa harimo no kwihangana, ko hari ibyo abantu bagenda bihanganira, none hakabaho n'ibindi migenderanire, gusurana rimwe na rimwe biba barigiye abanyeshuri nibo bagira ngo garuka ushime bagibuka, ndetse rero hakabaho no kubushishozi bwo guhangana n'ingorane. Ese ibyo bibaye bigenda bite? Abantu batangira gushishoza uburyo bahangana n'ingorane. Nanakwibutsa ko umunezero ubwawo atari ikintu gishingiye ku buryo umuntu yiyumva, ari ikintu gishingiye ku buryo umuntu yiyumva, atari imibare nk'uko nguko tuba tubivuga. Nous informons sans décourager, nkunda kubivuga. Ntabwo twavuga ngo byacitse, niyo mpamvu mpari, niyo mpamvu uhari, niyo mpamvu dufite leta itureberera. Nizera ntashidikanya ko ubwo bufatanye, uko tugenda tuvuga ibyakosamye bikosorwa, natwe tugerageza gushyiramo imbaraga zacu buri wese ku giti cye, ntekereza ko ibintu bizagenda neza. Ndetse yewe na bya bihugu wavugaga bigarukwaho ko ari byo byishimye mu buryo bugaragara, birarenga natwe bizageraho twisange ko yego. Cyangwa se tunasoze dutanga message ku rubyiruko, mu by'ukuri ntago ubuzima bukwiye gushakirwa imahanga. Aho turi mu gihugu byakunda twahuza imbaraga, dukangurirwa kurema imirimo muri favor zitandukanye. Hari ibigo bigenda bishyirwaho bishobora gufasha urubyiruko, ahubwo akaba harimo n'ikindi kintu Joseph, nuko turi kugana ku musozo. Ngira ngo nkomoze nanone gato mfate reference yabo twaganiriye. Umwe mu bo twaganira yavuze ati ese niba mfite n'umushinga ubundi ndawugeza kuri bandi, ndabwira ndi uwo mushinga urahari ko se ndabwira ndi nese umushinga nibansaba ingwate ndatanga iyihe n'ibindi bigiye bitandukanye. Nekereza ko rero hakirimo n'akandi kazi k'ibyo bigo bihari bigamije gufasha urubyiruko, ko usanga nibura kugera ku rwego rw'umurenge cyangwa se akagari haba hari yo nakita nka departement ikurikirana ibijyanye n'ibikorwa by'urubyiruko muri ako gace. Hazemo hongeye kwibutsa abaturage no kubagaragariza na wa wundi ufite icyo ashobora gukora aracahe biragenda biti wibarenganya. Ariko kandi buriya najyaga nganira kuganira na Joseph Umuremyi de Simeon umuryango, n'ujya umbwira ati
hari abantu bacomorera leta ku nyungu zabo bwite. Biriya navugaga byo gutanga ibyangombwa ku nganda ntabwo ushobora kubishinja leta, ntiwanabishinja RGB. Mu bukungu babyita monopoly, kwiharira isoko. Hari abantu bigwizaho bashaka kwiharira amasoko, tugiye tunabigarukaho ugasanga niba Kirehe habonetse isoko ryo kubaka isoko nyirizina, ugasanga meya w'akarere avuye muri Kirehe bidinze isoko, uwavuye i Kigali niwe uje gufatira iryo soko, nyamara muri Kirehe n'abakozi kandi ntiyigeze yubakira abaturage be ubushobozi bwo kuba hari kampani aho ngaho igizwe n'abaho ngaho bakubaka iryo soko, bakanasigira n'amafaranga yavuye kuri central government aje kubaka iryo soko. Ugasanga yavuye kuri central government, uje kubaka avuye central, aramanutse araryubatse n'abakozi be, amafaranga yasubirarinyeyo. Babandi bazabaho bate? Question mark. Hari abantu bacomorera leta ku nyungu zabo bwite. Niyo mpamvu uko byagenda kose tuba tugomba no kwikebuka, shimira ko ingamba zo kurwanya ruswa zo zihora zifatwa kandi zikanashyirwamo imbaraga. Niyo mpamvu ahubwo nacyo ni kimwe mu bipimirwaho corruption. Akenshi ni nabyo urebye bipimirwaho ruswa, ariko nizera ko bwa bufatanye navugaga twari tugiye gusorezaho burakenewe, ndetse na rya jisho ry'umuturanyi rigahoraho kugira ngo tuve ku rwego rumwe tukagere ku rundi. Ari iterambere turarikeneye, ariko n'ibyishimo nabyo ni ngombwa cyane, nabyo birakenewe. Ndagushimiye cyane Sembo. Kamushimire Joseph. Reka dushimire abakunzi ba Ibuga Global Prime, by'umwihariko muri iki kiganiro twabazaniye cyihariye ku Ibuga ry'ukuri. Mukore comment, muduhe ibitekerezo byanyu ko mubibona ibintu, ndetse tujye tubana cyane muri iki kiganiro ndetse n'ibindi tukugezaho. Ni Joseph ndetse na Bwana Semugeshi, ngira ngo tuzadukomeza tubane uko iminsi igenda isa. Thank you.